ikote rya nugomara n'abandi uzabatumira Ako bive. ubwo nabo mugashekera Ako gita ni ukiba. ura kenshi ahantu wakuriye ntabwo kwaba ntabwo ushaka kubona umugisha ugashekera njye n'umwana nayihigiramo ahantu wakuriye wakura ikizi Uhigira he? Iyo uhigira. imegera za Remera Amafaranga azaraboneka. amafaranga araboneka tukajya mu bibina nyuma rya social media nko ku mugoroba nyine kamera ziba zavuyeho yego gukora iki nyuma ya social media njyewe ndagenda mu rugo nkajya kureba nanjye ngahita ngura amamega nkareba ibirimo kubera kuri social media ni ibiki amakuru arimo gucaracana sizi hirya no hino nkareba ibirimo kuhabera ese buri gihe wibuka kujya gusura abakobwa bo mu Gakekero bakubiswe ukabatamo ubushekero ushaka kuzabikora ntabwo wari utabikora kandi bakubwira ati ngo waragafasha twariye twibagirwa kurya ibirungo maze umuntu ajya ifi ibirungo akabirya ukwabyo amahitamo ari ayabo wagira ngo nabyo mbigukorere ndabizi se wa mugabo ifi iraho ituma umuntu avugishwa ikibazo ni kimwe ubu ngubu nayo ino fiba nguhaye gutya uzagenda umbere nka yaka yaka naramugabo uyu musenzi ishara agenda ijya kuvuga ngo ngiye ngo namuhaye ngufi ngo namuhaye inyama ngo ndimo ndazibara none se yari yaruzwa ariko ntabwo ari muzima njyewe ntabwo mbura sino kukubeshya njye nta muntu ushaka kundoga ubwo se ni gute umaye ifi isi yose irimo kubireba kamera gusa icyo kiganiro ntabwo abantu bakirebye nakubwiye ifi y'agafi icyo mbwira ko cyano abayaguze ushaka kuva wagenda nta na hamwe nigeze mbona njyewe nshobora kuba imyaka ingana kuri kuza ko cyane ushaka kujyaho ukananuka mbabaye mbwiza kuri umusaza wavuze ngo njyewe ngo ndakugaburira ku mwanya w'ingucurire oye kuriya buriya sino kukubeshya wasanga yari yifite ikibazo cyo kwishyura inzu akabivanga n'akazi ku mihanda bamvuga iki umwana bavuga ko umugabo mwiza ntari bijyaho nubwo mayifi ntabwo bivuga ko mayifi ariko ngiye ku muhanda rwose ntabwo uvugishijwe n'ifi ntabwo ari ifi mvugishije kanzovu kavuga ngo iki kanzovu ntabwo kabitinye kukuvuga nabi niyo yagize n'umuntu uvuga ahita avuga ati have agasuku mwihorere akoze gita wigeze ukora akazi ko mu rugo wigeze ukora akazi ko mu rugo nubwo ko ntabwo nagakoze akazi kari wakoze nakaya ni akazi k'ubunamba ngakigora igihe nayo nakoze akazi k'ubunamba niko kazi kabi kabaye nazo akazi kabi njye nozaga moto we wigeze woza moto nogije moto agana yuko ngopfa kandi kuko ndabyibuka ko kwa Samwelero sasa njye rero nabaye umunamba njya gukora ahantu bita ntara za kahoshi bizi ko batarabimura hari ikinamba amafaranga y'abanamba ubundi ajya he ajya mu buraya buri ndazi nako abanamba bakunda indaya cyane umunamba se utunga wabona afite imodoka wamukora ariko zo bazizi burya agaperimi agapeme njye nageze ndakabura mwana kubera ubwenge buke mweta yabo kubera ubwenge bwinshi niyo wajya kujyamo ikanga nagiye ndabikora namwe nzajya muri kora rimwe nambara kora ngiye gukora biranga kandi babambwiye nzajye muri kora rimwe nahise mvuga nibye prema ntabwo ari ibyanjye kabyohereza uzatungwa n'umudomo yes umunwa ni mwiza ariko buriya pe mba nibaza ibigambo ngira imanza kwita imana itaramaye vibe ngo mbayeho gute ko kwa mana ni vibe zawe gusa cyangwa barimo n'agacupa noya njye barakuze uko kuvuna navuka ikintu kijyanye n'amayoga ntabwo yanjye nta mu nda yanjye n'abantu banywa inzoga ntabwo twanagenda ari kuri umusilamu amuza we umva hari umujama wanjye w'inshuti yanjye bamwita Mucoma Jay ni umucoma ukiriza muri Amerika ahita muri Arizona yamwatse no guhenda gitafu uzamwatse ngenza amutama kandi nshaka kuzahurira akayoga none ubwo nawe inzoga azangura mu kawe ukase ntabwo ari no mu nyamwe inzoga ubwo biraza ko nongera kumubaza impamvu buriya wenda uri bugure umuntu wagiye ko mugura nkunda n'inzoga y'ibihumbi 50 wayamusunikira nawe akavamo kamukaka
ese ugita nk'ubu uramutse urwaye umuhungu yakoza ntabwo umuhungu yananguraho ndashaka umugore kuko umuhungu yanagusebye ariko umukobwa kuko mudahuje igitsina ntabwo yabitinyuka kubivuga ibyo kudasiramuye ntabwo ngenda ndasiramuye ubwo buraje muri comment ya vatu jitafu nagasiramuye utabaye udasiramuye kandi ukaba urimo arishiza intoki ngiye nawe wallahi wabirangiye ndasiramuye subhanallah umusiramu udasiramuye ukungutishije ukunguta kano kamaka ni nako isi namitubwira ubundi aka kaboko nta kindi kintu kemerewe gukora isiriye gukora uriya murimo maka umurimo ki turimo tw'amaboko wabaye mageragere cyangwa Kimironko cyangwa habaye henshi twa peseka oya nabaye yitwa mageragere sejo bundi sega njye ni umwana urakoze iki ninangurira umuryo bagufatiye hehe bafatiye sonatire bagufatana ikizibiti cyangwa bafatanye utuntu dutatu nako nsobanura ukuntu byagenda isitori ukuntu byagenda iyi senariyo yose biriya boro njyewe harimo ijambo bitaga sariho byari inshuti yanjye w'umupufari noneho ntabwo mpfusha habwo yarashinzwe umutekano noneho bijama akaba ari umukobwa wari inshuti ye uwo mukobwa rero anyikundishwaho ndabyanga birangira akoresha ibishoboka byose kugira ngo nafungishe we ariko rero icyo gihe ninkoraga mu mujyi biza kurangira sare yaje kundeba abasanganye utuntu dutatu babaranganye mbwira isomo wakuyemo isomo nakuyemo hari icyo ni ukuvuga ngo kuko hari abantu batandukanye nk'ubu nzi icyaha nshobora gukora kikaba cyagwa wafungirwa nko mu muriro urumva ariko Madrid nyine hakwigisha amategeko amategeko ni iki nk'ubu ngubu nzi kubana usatse umugore wenda mukananiranwa bikanga hari itegeko ritagwana koko byanze yes ariko hari umuntu uba utazi amategeko agakomeza akihambira umuntu ashaka gutuma umuntu yakunze bikagera aho bikanga ni gute umuntu ashaka umuntu yakunze bikanga baje no kumureka ntabwo uzi umuntu usara kuregera umugore mugashwana akakuraga ko kwanga ugasanga yikundira nka ba Patrick abo ngaba Patrick ntabwo ari inzererezi usanga yikundira nka Patrick uwo akakwanga ariko baba bamuroza ngiye n'igitanze urugero rwacyo oya ndavuga Patrick abashaka umwanga bakakunda Jetafu gitano muri ifi yangiye kunanga ingero ibyo kibazo ifi yawe iraryoshye pe ariko kuba ngutanzeho urugero ni uko nyine ifi yatuma ndimo ndavugishwa ugira ngo urya amatwi nyaguhe amatwi urazo buri amatwi gitawari ifi inuta ni yangi ngiye bayiguze namwe mungu kuri kwema rega ngiye natumiwe ikiba cyazanye hane bambwiye ngo ngwino ujye namaze icyumweru cyose bisengera urumva utinye ko wagiye unumira kenshi mwakurutanya nta mvuna mu bitomo tubozi w'igisabo urumva man ariko Imana ishimwe ko tukahuje kugeza uzongera kumamagaza nkwitaba nanzo ko ifi ndi butane mu rugo waguze waguze niba nayiguze ko nayiteka urapfundika umwe kandi ushobora kubyivugurura ugakoramo isosi ahubwo banshyira mu nzu mu envelope wabivugurura ugakoramo amasosi keza nagiye ahantu urya umubu ngo wariye umubu gita umubu ari twagiye gukora ahantu filimi tugiye kwinjira mu nzu dusanga harimo imibu na 500 kugira ngo inzu bororeramo imibu urawurya nkubite story rero twagiye ahantu nakora ko byari isore ni ko uryo ko uryo indero ego ngiye koze ko amafi namize gatatu iyo story rero yimbwira ukora kwibagirwa nawe nyine babaye umuceri ndi kumwe n'umukobwa twasohotse ndiye mvuka muri brother bya Jitafu nabona yuko umuceri ngewe murabipfunyikira bitahane uzi ibintu byabaye byaje kurangira wa muceri
twari nyine kwabura maze kuko ibyo kawe uri kumwe na sheri wenda kumwereka ko ugira peti urumva mani nihagarara inzara nyinshi mani urya bunyibunyi niyo mukobwa mbitambye n'amaseve ndamwana ibi weekend abitahana muri Bragg aragenda abijyana arangije abifata byose abishyira muri envelope arangije aranzanira njye ngira ngo ni kado amaye bombi yamaye byamyaka nangira aya mafi noze kubigira Bragg ndabitahana ndabijyana mu rugo urabivuga uko mu sosi yego cyane rwose humura rwose bagupfunyikira abamvunyikira urashyiramo iki ubunyobwa ushaka gushyiramo ubunyobwa ariko ifi ko numva iryoshye umva aho bigeze rero kandi atanye nta peti ufite kuko ntabwo narize ko ifi natwaye mara turi babiri yose y'ibiro 10 aho kugira peti wa mugabo mugira inda nini kabisa turi abantu batureba ariko mbega gaheza ko twatiye abantu bihangana ubwo muri comment bita babyandika gri pon